Ese waba waracitse intege mu gusenga kwawe? Ese waba ibyo usengera ubona ko bidasohora ibyo wasabye Imana? Warasenze, wakoze iki ariko urabona Imana itagusubiza? Ese birasa nkaho ubona ko Imana yakwibagiwe? Ndagira ngo muri uyu mwanya tuganire ijambo ry'Imana. Biracyashoboka ko nubwo ubona ko byatinze, nubwo ubona ko wasenze ariko nta Imana gusubiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Yakobo 5:16. Imana ntabwo ishaka kurekera gusenga. Birashoboka ko wamara imyaka n'imyaka hari ibyo urimo urasengera, hari ibyo wasabye Imana usengera icyo kintu, ariko iyo ubushake bw'Imana bugeze, iyo icyo wasengeraga Imana irakiguha. Rero ntucike intege, sengana umwete, Imana irakumva. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Luka 18 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8. Kutarambirwa gusenga. Nturambirwe gusenga, takira Imana ku manywa na nijoro. Titiriza, wicika intege, usenge n'umutima wawe wose, Imana iragutabara. Twibuke Hana yamaze igihe kinini ashaka umwana ariko ntiyamubona. Gusa yarasenze ntiyacika intege, Imana nayo iramwibuka imuha umwana. Tugende no mu gitabo cya Esiteri, aho abayuda bari bagiye kubarimbura. Esiteri abwira Moridekayi ati, fate iminsi 3 mwiyirize, musenge, mutakambira Imana. Imana irabatabara. Imana yarabatabaye kuko basenze. Ndagira ngo nkubwire ko nusenga ugasenga n'umutima wawe wose, Imana nawe iragutabara. Yabesi ngo yarushaga bene isi icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati, namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati, icyamukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Imana imuha ibyo yasabye kuko yasenze. Nawe nusenga, Imana iraguha ibyo urimo urayisaba. Ntiwite ko bizatinda, igihe cyayo iyo kigeze Imana irabiguha. Birashoboka ko hari ubwo ubona ko birangiye, ko wasenze ariko ntusubizwe. Wicika intege, senga, iyiriza ubusa, nawe Uwiteka aragutabara. Nawe Imana aka kanya iragutabara. Ongera usenge. Nimba wari waracitse intege, garukira Uwiteka, aragukeneye. Ongera umusenge, araza abane nawe. Koruneliyo abona marayika abwira Koruneliyo ati, gusenga kwawe kwazamukiye kuba urwibutso imbere y'Uwiteka. Nawe uyu munsi wa none gusenga kwawe kuraba urwibutso imbere y'Uwiteka. Nk'uko Imana yumvise gusenga kwa Koruneliyo, nawe uyu munsi ongera usenge. Ubwire Imana uyu munsi amasengesho yawe araba urwibutso imbere y'Uwiteka. Iherere ubwire Imana uti, umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi kwanjye Uwiteka, unsubize kubw'umurava wawe.